kuki wabyemeye mana nyagasani kandi abamaze gusezerana kuba hano usohoka mugihe amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki nyagasani wemeye ko tubabazwa n'aka kageni ni kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye mu rusaku rw'impanuka urupfu rwatugendereye mana wemeye ko gatari asezera ku isi ndugu amosi manzi umuhungu witondaga turabibuka twese ntituzabibagirwa mana kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye turababaye mana kandi nawe urabizi ariko muri byose shimwa kubw'aya mirimo myiza iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu
amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we uri camugongo ubwo twumvaga uwacu aragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ng'umugeni aratashye umugeni aratashye ng'umugeni aratashye umugeni aratashye bafata inanga baracuranga aratashye umugeni aratashye aratashye yambaye neza araruhutse warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza ntaba yarapfuye yezu amubonye ararira n'abayahudi bamuherekeje nabo bararira ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati mwamushyinguye hehe baramubwira bati nyagasani ngwino urebe nuko yezu asuka amarira abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukundaga ariko bamwe muri bo baravuga bati uwashoboye guhumura impumyi yari ananiwe kubuza uyu nguyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubu aranuka, uyu munsi ni uwa kane. Yesu arababwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana. Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso ayerekeza hejuru aravuga ati dawe ndagushimiye kuko wanyumvise. Nje nari nsanzwe nzi ko unyumva, none bivugiye aba bantu bankikije kugira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga cyo arangurura ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bihambiriye no mu maso
hagipfukishije ibitambaro. Yesu arababwira ati nimumuhambure maze mureke agende. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Umuntu bamuhambure maze barashagira ate? Burya nta kinanira iki? Byose abihira abemera cyangwa abizera. Mu by'ukuri hano ibyanditswe byera sinango Ivanjiri ntagatifu iri gushaka kutwereka uburyo urukundo Yesu adukunda. Yesu cyane cyane Mariya, uriya mukobwa wa Mariya, ngo ageze aho Yesu yarari ngo amukubita amaso amupfukama imbere. Nyagasani iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yapfuye. Nyagasani Mariya yari afite ibyiringiro cyane bikomeye, nako se afite kwizera gukomeye kuko yarazi ko Nyagasani ashobora byose. Haleluya. Ati iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yagize ate yarapfuye. Nuko Yesu abibonye nawe ko yashavuzwe naho gahinda ka musaza wabo bakundaga nawe ararira. Abayahudi rero babibonye nawe ati nyamara uyu mugabo kuko barabapinzani ati umugabo washoboye kumura yankunyi guseranwa wapfuye ati byose arabishoboye. Ariko kubera ko Yesu ari igitangaza adukorera ibitangaza yadupfiriye ku musaraba arafarazuka arabangwa turabambubwa aradupfira turakizwa. Ubu turiho kubwanya Nyagasani Yesu wapfa wabaho ariko hari gupfira muri Yesu ugakomera ku mwami. Uwo mwami dusenga arakomeye. Uwo mwami wazuye Lazaro akamuvana mu mva maze gatatu mu mva. Rero umusaza wacu Rwarinda Leonidas yatabaye nako se yabatabarutse nako se yitabye Imana. Ariko kuba kuri iyi si y'amagorwa, isi y'inzangano, isi y'amashari, isi y'amatiku n'ibindi byose ntavuze muzi, ariko kuba Yesu yaraje akadukiza icyo cyaha, uwo musaraba twari duhetse, iyo ngiga twari duhetse, akayikorera akabambwa tukabambura. Niyo mpamvu kuba dupfa kubera abakurambere bacu bahemutse nangwa se bakoze amakosa nangwa se banze kumvira itegeko Uwiteka rero abahaye. Bakimara kujya ku cya giti cy'ubugingo Uwiteka rero ababujije ati nubwo no gupfa muzagira mute kuko mwarenze ku mategeko yanjye mukarenga no ku mabwiriza yanjye no gupfa muzagira mute muzapfa. Niyo mpamvu twakomoye urupfu. Gupfa rero Uwiteka ntawe yaraturemeye kurimbukana wa gupfa, ahubwo Uwiteka yaraturemeye kubaho iteka ryose ubuzira herezo, tukabaho mu mudendezo mu munezero udashira. Abantu bakabaho mbere y'iki kinyejana turimo. Icyo kinyejana turimo niho haje igihe cyo gupfa, ariko mbere ya Yesu abantu babagaho imyaka n'imyaka bakagira n'ibihumbi bagize. Kubera iyi mpamvu rero tumukimara gucumura niho urupfu rwaje. Kugira ngo tukomere mu kwemera rero nako twizere nuko buri muntu wese akomera ku mategeko y'Uwiteka, tukabana neza mu mahoro, inshuti n'abavandimwe mu munezero, mu byishimo, mbese tukabana buri muntu aharanira kugira ngo izina rye atarifusha ubusa nangwa se agatatira amategeko nangwa se amabwiriza y'ijambo ry'Imana. Iyo warenze ku mategeko no ku mabwiriza urahanwa na government iraguhana nangwa leta iraguhana. Kiliziya nayo iyo warenze ku mategeko nayo iraguhana nangwa se ukaba uri kwicira ubugingo bwawe buzahoraho iteka. Icyo nshaka kubabwiriza no kubahanura nuko buri muntu wese yaharanira kugira ngo izina rye ritazabura muri cya gitabo cy'ubugingo. Ari wowe ari njyewe ntago tuzi umunsi, ntago uzi igihe uzapfira, nanjye sinzi igihe nzapfira. Twese Uwiteka yaturemeye kubaho, ntago yaturemeye umwaka n'amezi atanu. Murabona iyo diferanse iri hagati y'uwo mwana na Rwarinda. Rero Uwiteka ahamagara uwo ashaka akabeshaho uwo ashaka. Twabaho turiho kubw'Imana, wapfa ugapfa upfire mu mwami nibyo byiza.
akantu ugiye gusozerezaho n'aka ngaka uyu musaza Rwarinda koko Uwiteka yamuhaye yakoreye umuryango iyi si yabayeho yakoreye umuryango nta kundi atakoze kose kugira ngo abana be bakure abakazana be bakure n'ibindi bikorwa byinshi yakoze mbere yanjye icyo twifuza ngo icyo dushaka aka kanya nicyo nasaba Imana nanjye basabira nuko twese ko duteraniye aha ngaha dutegura ahacu heza hazaza ejo buri muntu wese kuko ngo igiti cyiza kibwirwa n'amatunda cyeze au kila muti inaonekana pahali pa matunda yake. Rero bavandimwe inshuti zacu mwaje kuduherekeza twese duharanire kuzabona ubugingo buhoraho iteka hahandi tuzaba ubuziraherezo hahandi hatazaba amarira hahandi hatazaba gupfusha hahandi hatazaba kuganya hahandi wo tuzaba umunezero udashira. Tabarambiye rero mureke dusoze dusenga tuvuga tuti uri Imana iteka ryose kandi uzahoraho iteka ryose kuko nta kikunanira. Usenge. Nyagasani Imana yacu, uyu muvandimwe wacu yari umuyoboke wawe kubwa batisimu yahawe kuko nkuko yakiriye abana ba Betelehemu bapfiriye batakuzi, akiriye uyu muvandimwe wacu Rwarinda Leonidas mu nteko y'amarayika yawe n'abatagatifu bawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Muzehe Kanizi barakoze cyane, agize neza ku ijambo ry'ihumure atubwiye. Reka dukomeze twitunganye tugire urukundo kuko atubwiye Rwarinda yagize agakunda umuryango akawukorera. None uyu munsi tuba tugeze ku iherezo rye. Aka kanya rero twahereza umukuru w'umuryango akanya akatubwira ku mateka ya Rwarinda, hanyuma tukaza guhabwa uburenganzira tugatangira gushyingura. Muzehe yakwegera imbere akaza akatubwira ku mateka ya Rwarinda. Aho tutabonanye muraho naho twabonanye mungiye kwirirwa uri kunyumva? Nibyo umuntu agira iminsi mikuru itatu. Umuntu aravuka, mu kuvuka ntabwo abimenya kuko ubwonko buba bukiri butoya butarakura ngo abimenye, ariko abantu bahari bakishima. Akagera igihe ashyingirwa, uwo munsi mukuru niwo yishimaho cyane kuko niwo abareba akawishimira n'abavandimwe bakawishimira. Undi munsi mukuru wa gatatu ni uyu wa none wo gupfa, nawo ntabwo awubona, ni abavandimwe bawubona. None umusaza avuye mu mubiri, ubu tuje kumuherekeza. Ubu turi ku munsi mukuru wa gatatu, kandi icyo mbasaba, iyo abantu bavuye, iyo umuntu avuye mu bandi barababara, ariko byanga bikunda bigomba kubaho kuko ntawe uzahoraho iteka ryose. Byanga bikunda umuntu agera igihe cyo gupfa bakamukingura akagenda, kandi ngo umuranzi w'umuntu ni uko umuntu apfa agasiga undi. Icyangombwa ni uko yashatse kandi akaba asize n'umuryango. Ikindi gikurikiye rero, reka tubabwire ahasigaye kubabara mu mabare, ariko munishimiye kuko apfuye yarakuze. Twebwe ntituzageza n'igihe cye simbizi. Ntimumukurikize amarira, ahubwo mumukurikize indirimbo n'amashengesho. Icyo nicyo basabira, nanjye nisabira. Amen.
amateka y'umusaza Barinda Ruganji mwene se Giterana Paul n'Ayinkamiye Therese akaba yaravukiye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. Intara y'Amajyaruguru kera twayitaga Ruhengeri, mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gakenke umurenge wa Gatonde, akaba yaravukiye mu mudugudu bita Rusasa. Yavutse tariki 1 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'1930, ariko iyi tariki tuvuze ntiyanditse ku byangombwa, ariko twaganiye n'abasaza n'abandi bari babizi agombe kuba yaravutse muri 25, apfuye afite nk'imyaka 99. Yashakanye na Mukumburwa Bibiana muri 52, babyaye abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Harakandi na insimutseho gatoya, babyaye abana 2 b'abakobwa n'abahungu, ise na nyina bo mwabumvishe. Asize abuzukuru be ni 17, abuzukuruza 23, ubuvivi n'umwe. Ubwo asize umuryango w'abantu 54. Abamuvutse abamukomoka ni 54, ariko harimo abapfuye ngira ngo ni 2, n'abahungu 2. Abwo uwo wari umuryango wa Rwarinda ngo bari 54, ariko uvanyemo uvanyemo abo 2 ubwo basigaye ari 52. Ubwo yari amateka y'umusaza Rwarinda, asigaye Imana imuruhuko ridashira. Ubwo nuba hari undi wagira icyo avuga ku musaza nawe yakomeza akamuvugaho. Murakoze cyane, nanjye aricyo nanjye aricyo navugaho ku mateka ye. Uyu muzehe ushaje ni tata wacu, yakurikiraga data ubwa kabiri. Uko babivuze ngo Ayinkamiye ari we nyina w'uyu mubyeyi washaje. Se Giterana yari afite abagore 2, Ayinkamiye akaba umugore mutoya. Ngo Ayinkamiye na Se Giterana barashaje. Papa Ayinkamiye yabyaye abana 4, abyara abahungu 2 n'abakobwa 2. Ubwo base na mama we barasaza. Papa asigara ari imfubyi, ari we mukuru, arabarera. Bamubereye abana beza cyane. Ngo Rwandagira igihe ashyingirwa, ko babivuze nyine, n'abashiki babo nabo barashaka. Papa arabashyingira, biba ngombwa bamwe batema bagana muri Kongo. Ubwo Se Giterana yari afite abagore 2 nyine, bamwe batema bagana za Bugesera, Nyamata, bitewe n'ibihe n'ubundi bitiyeje n'ahangaha. Ubwo birangije noneho yari afite bene se bo kwa Sebugore, nabo bajyana hamwe na Rwarinda bo kwa Ruganji nyine, bagana muri Kongo. Data asigara aho ngaho mu Rwanda,
nsigara aho ngaho ariko rwanda yarashatse na bashiki babo barabashyingiye ubwo intambara irakomeza ibaye kenshi birimo na gusa papa nabo byagize igihe asanga bene wabo muri Kongo nka muna we aramwakira ko bihagije cyane umuvandimwe asanga barihamye barashaje abagahinda amasezera na musoni we yageze ahangaha bamubereye umubyeyi mwiza bamuha hafi n'umuntu wabo basize inyuma none nawe uwari insiganye nawe uyu nguyu niwe ari mukuru batubwiraga n'amateka nuko bimeze nawe aragiye niwe yari mukuru kwa Ruganje no kwa Sebugore none rero nta kundi agiye tumukunze ariko ubundi agiye asize abana nibangisha inama nzagira inama niyo sibe ndi mukuru haba ari kwa Sebugore haba bo kwa Segiterane ninjye ubaye mukuru bitewe nuko ari njyewe mukuru usigaye bose barashaje ariko bashaje neza natwe n'ubundi iyo nzira yo kutugana asigaye kuri icyo nabifuriza ikizanshusha uko gishoboka kose bazagisha inama nanjye bagisha inama asigaye tuzafatanye urugendo tugereje imbere yacu natwe uko tumuherekeje natwe ababyeyi bagize neza cyane ni ugukomeza gushimira ukuntu mwitanze mukaza guherekeza umusaza ikirere ntabwo cyari kimeze neza ariko Imana namwe izabaho umugisha ndumva umuhango ugiye gutangira ubwo abantu bari muri iyi nzira mwese murajya hano ko baraturuka ruguru hariya hanyuma akanya ni akawe Kaniziyo. Yeah, we're ready for service. Thank you. Abantu bari hano abari hano batangiye ntarangwa n'urwandu ahora n'ubumanzi n'umutima utuje maze muri bagenzi bagasabana murashishoze igishimisha Imana Nyagasani umubyeyi udukunda kandi igarira ibikorwa yiremeye bimukomere mu mashyi n'umusumba byose akwiriye kuratwa. Umuhango wo gushingura Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mumva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'uwundi ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe
uhe umuyoboke wawe Rwarinda Leonidas kuruhukira mu mahoro, uhe umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. Umugeni aratashye. tugiye gusoza rero tubaye dusenga Imana twese tugira hafi dusenga Imana. Turagushimiye data wa twese muri ijuru n'isi,
turagushimira ko turi mu buzima twagiye ko abasigaye kuri iyi si izina ryawe rihabwa icyubahiro uri imana nyamana uri umugabo utabesha ntiwisha n'amasezerano hatwe bene adamu databuja umusaza rwarinda wamubaye ushize kuri iyi si igihe cye cyari kigeze aya magingo akiri n'urusoro mu nda ya nyina iminsi baramugeneye kuba kuri isi niwo wari uyizi niyo mpamvu natwe twishyize mu biganza byawe kugira ngo dukiranurikire buri muntu ayubahe amategeko yawe kandi igihe uzamuhamagarira akwitaba azabera gukiranukira imbere yawe dusabe abavandimwe bacu bose baje guteranira aha ngaha kugira ngo nabo bakomere ku mategeko yawe kandi databuja yahamagarwa none yahamagarwa n'ejo azabera gukiranukira kandi yagutunganye mu maso yawe natwe abasigaye kuri ino si ubu tugiteraniye aha ngaha tugiye kugenda mu byuma byakozwe n'abantu ujyane na buri muntu wese kandi ubarinde nibamara kugira amahoro buri muntu azajya apfuka amashyi mu izina ryawe uri imana nyamana uri umugabo utabesha kandi uri umugabo uzira herezo uravuga bikaba kandi bategeka bikakomera niyo mpamvu aka kanya umusaza rwarinda leonidas ugushyize mu biganza byawe umuhe iruhuko ridashira naruhukire mu mahoro amen ku izina ry'imana data na mwana mutagatifu amen ahasigaye ni ukujya guhurira aho bakarabira twese twagenda tukajya ari abantu teguye turahura twagiye gushyingura n'ubundi tuvuyeyo tugeze mu mwanya wo gukaraba amafunguro ari hano ikintu tugiye gukora reka tubanze dusomaho gakeya turangiza tukabaterekeza hariya ku meza dufate n'icyo kurya ariko mbere y'ibyo hari ijambo tugiye kubabwira ritoya ahasigaye n'idusoza tuze gufata gahunda yo kujya gufungura tujye tuganire muri gahunda yacu umuco wacu mwese murabufite uko tuwusangiye umwana umaze gushyingura umubyeyi we cyangwa se bajya bagira icyo bamugenera umuryango wacu nk'umuryango wa Rwarinda wavuyemo ni itegeko yari yashyizeho yari yamunaze n'abandi ngo yaganire nabo mu gucukurura avuze ko uriya mwana bamushyingura agomba kumushyingura none amaze kumushyingura none umuryango wa Rwarinda ukaba wemeje ko umuhaye bagutse kure kugira ngo uzogere ubona abana nk'aba sinzi ko byashoboka no kuba twabonye abantu bwambuka niyo mpamvu twabishimira Imana none gahunda zose zirarangira muri uyu mwanya ubu turi gukaraba tunasoza n'ikiriyo byose birangiriye hano
bajya mu kazi babuzabona umwanya wo kujya mu kazi n'abasigara, ariko kibatumye ko bagumye kuganiriza uyu muryango wavuyemo umuntu mugumye mutarame mubataramire, ariko n'abafite gahunda yo kuba abajya kure turabarekuye bagende, abari hafi bagumye bagire, n'udafite akazi wenda ejo yamenya agatarama kanara akazagirira. Iyo niyo gahunda dufite, hasigaye murakoze murakarama twabashimiye. Yewe kandi murakoze cyane kuba mumpaye umwanya, murakoze cyane ngo gushimira abantu batuye mu ntara y'Ahangaha kuko mwabaye hafi mukaba mwari ibintu byinshi cyane mugatubuzi bwanyu, muri make iyo bavuye kure ibyo bibashimiye kandi murakoze cyane. Twahuzwa n'ibyiza, twahuzwa n'izi ngorane, aho zaba ari hose hose tugendeye umurimo mu gutuma inzirabatabara, byaba ari byiza byaba ari mu ngorane, inzirabatabara kubera mwagize urukundo rwinshi cyane. Bo uriya mwana nanjye mu muryango usigaye ugihumeka muri iyi si, bashyize wese kuri uruhande bwanjye muhaye. Murakoze cyane. Ijambo ryanjye ni ngiryo kuko mu bintu bisobanuye bimwe yabivuze byinshi yabivuze, ubwo ntabwo nabyaturenze ibyo atavuze, kandi ndabashimiye muzakomeze umubano, byaba ari mu ngorane byaba ari mu byiza, twese kumwe namwe. Murakoze. Ntibizi uko bizashira, bizi ibyawe, bizi uko bizamera. Bizi ibyawe utaravuga, bizi byose kandi ntiyizi uko bizashira. Bizi ibyawe, bizi uko bizamera. Hari byinshi yakoze bikomeye gusumba ibi, hari na n'ikiruta kubyizera. Ariko Uwiteka Imana nawe itagukiza, nizi impamvu kandi irakurora. Izi ibyawe utaravuga, izi byose kandi ntiyizi uko bizashira. Izi ibyawe, izi uko bizamera. Izi ibyawe utaravuga, izi byose kandi ntiyizi uko bizashira. Izi ibyawe, izi uko bizamera. Izi ibyawe utaravuga, izi byose kandi ntiyizi uko bizashira. Izi ibyawe, izi uko bizamera. ahantu gukorerwa buri wese namusangije kugira ngo buri wese akenere ndetse natwe umusanzu. Mfashe kano kanya mu nzira y'umurenge wanjye hanze yakoze isoko wa twese, ariko by'umwihariko isoko y'umurimo wanjye. Nk'uko mubizi musigara hano mwaje muze kudutabara,
niyo mpamvu ndashaka utoshimira mbere ndetse ndashima inshuti zanjye by'umwihariko zaturutse hirya no hino. icya kabiri ndashima impande zombi z'umuryango z'umuryango mbere wa godwin hano dutuye mwatubaye hafi kandi nanone turacyahari namwe murahari. imbaraga mwatugaragarije natwe tuzazibagaragariza tunasaba ko Imana yazabidushoboza kubera ko twebwe n'abana b'abantu turagambirira ariko Imana akaba ariyo ibisohoza. by'umwihariko rero sogokuru umubyeyi wacu umujyanama wacu mu gihe twari tumaranye kitari gito kitari na kinini cyane twari tubana hafi imyaka 3 ariko yambereye sogokuru. ndibuka ko twaganiraga cyane kandi ati sogokuru wawe ariwe se wa papa bari barabyirukanye. urumva rero ari sogokuru w'umudamu wanjye ndetse nanjye kwa sogokuru wanjye atubereye umubyeyi atubereye umujyanama kandi akaba ari umuntu utagira imyanzuro umugaragaza ko ari umubyeyi. yari inshuti y'abana banjye yari inshuti y'abaturanyi ndetse no ku bayobozi be yari baza kumusura bakamwishimira. ibyo navuga kuri we ni byinshi ariko ntavuga ngo neza nashidikanya yuko umunsi w'umuzuko tuzamubona. nshimiye buri wese wari hano ubana natwe ndetse n'utaboneka no kuza akaba yabana natwe mu bundi buryo bikuye ku mutima n'umuryango wanjye cyangwa se Ngoga Innocent ari mazina